Uwiteka ashimwe nshuti mwene data ubwo kongera kubona uyu munsi mwiza ngo dusangire ijambo ry'Imana muri kumwe na Pastor Jean Jacques nk'uko bisanzwe. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 3 turasoma n'umurongo wa 5. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Amen. Dukomeje kurebera hamwe inyigisho twakura ku myifatire myiza y'abatubanjirije babaye abanyamumaro mu bwami bw'Imana, ku bw'umumaro mwiza bagiye bagira. Tugamije kubigiraho mu gihe cyacu kuko nabo bagiye bitwara neza mu gihe kitari cyoroshye kijya gusa n'icyo turimo natwe. Bushize twari twarebye icyo twakwigira kuri Kalebu, umunsi turigira kuri Yosuwa wabanje kuba umufasha wa Mose, nyuma akanamusimbura igihe yari amaze gupfa, akarwana intambara zo gufasha ubwoko bw'Imana kugera mu gihugu cy'isezerano. Yosuwa afatwa nk'umuntu wabaye umukuru w'abasirikare ukomeye mu babayeho muri Bibiliya, washoboye kwigarurira igihugu cy'isezerano mu myaka igera kuri 7. Afatwa kandi nk'urugero rwiza n'isoko y'ibikorwa by'ubwenge by'umuyobozi mwiza. Iyo twize neza urugamba rwa Yeriko n'urwa Ayi zikurikirana muri Bibiliya, tuhakura isomo twakwigira kuri Yosuwa ry'uko iyo Imana ariyo yafunguye inzira imbere y'umuntu agera ku ntsinzi, kandi intsinzi yo kwishimirwa. Nyamara iyo umuntu ari we wiyoboye atagishije inama Imana mu byo akora, imbaraga ze zonyine aho zimugeza ni ku gutsindwa kandi guteye isoni. Urugamba rwa Yeriko rwari urugamba rw'Imana ruyobowe nayo, kandi umuntu agenda ashyira mu bikorwa uko imuyobora. Naho urwa Ayi rwari urugamba rwapanzwe n'umuntu, rutekerezwa n'umuntu, rushyirwa mu bikorwa n'umuntu. Nk'umuyobozi mwiza rero, Yosuwa yakomezaga ubwoko bw'Imana kuko yizeraga amasezerano y'Imana. Iyo dusomye hariya mu Kubara igice cya 14 umurongo wa 6 kugeza ku wa 10, tubona uburyo yagaragaje iyo myitwarire we na Kalebu igihe bajyaga gutata, bakagarukana raporo ikomeza abantu mu gihe abandi babaciye intege. Ubunyangamugayo bwa Yosuwa no kumvira biboneka cyane ubwo yayoboraga abantu gutunganira Imana mbere y'uko binjira mu gihugu cy'isezerano, na nyuma y'uko batsinzwe kuri Ayi yakanguriye abantu kwezwa no kongera kwinira no kwisuzuma, mbese mu yandi magambo gutunganya uburyo babanyemo n'Imana. Yongeye kugarura abantu ku Mana rero mbere y'uko bambuka Yorodani, yongera no kubagarura igihe hari habaho gucumura kwa Akani igihe bateraga kuri Ayi. Ndetse n'ahagana ku musozo w'igitabo kimwitirirwa nyine cya Yosuwa, aho yateranirizaga abantu bose akabibutsa iby'Imana yakoze, uburyo yagiye ibarengera, akanabasaba kwirinda ibigirwamana no kudateshuka ku isezerano ry'Imana. Hariya muri Yosuwa ibice 24 umurongo wa 15. Yosuwa rero ni icyitegererezo cyiza cyo kuba umwizerwa
kubera uko yitandukanije n'abandi batasi bahishije ubwoba imitima y'ubwoko bw'Imana igihe bari bavuye gutata igihugu cy'isezerano. Ikindi ni icyitegererezo cyo kudacika intege kubera uko yashoboye gufasha abandi gukomeza isezerano ry'Imana no kutariteshukaho. Ubuzima bwa Yosuwa butwigisha ko Imana ariyo kwizerwa ku masezerano yayo, kuko yayashohoreje Abisiraheli nk'uko yabwiye Aburahamu mu myaka myinshi cyane yari ishize. Ikindi, Yosuwa yabaye umwe mu batwereka cyangwa se mu batwereka igicucu cy'umurimo wa Kristo wo gucungura umuntu, kuko Mose yabaye igicucu cyangwa se igishushanyo cya Yesu cyo kudukura mu buretwa bw'ibyaha ubwo yakuraga ubwoko bw'Imana mu Egiputa, naho Yosuwa aba igicucu cyo kutugeza cy'uko Yesu azatugeza mu gihugu cy'isezerano no kuduha uburuhukiro bw'iteka. Iyo usomye hariya mu Baheburayo igice cya 4:8 kugeza ku wa 10 niho ubibona. Nshuti mwene data, ndakwifuriza guharanira kuba umwizerwa ku Mana, kuko ari Imana isohoza amasezerano, kandi wirinde kwiyobora, ahubwo wemere Imana iba ari ikuyobora, kuko ari byo bizana kunesha. Ikindi, wubaha Imana udahindurwa n'ibihe, kuko nayo ineza yayo ari iy'ibihe byose. Imana iguhe umugisha, kugirire neza, ikwereke ubuntu n'imbabazi zayo mu izina rya Yesu. Amen.